yereka ntago bindeba wavuga ko wayariye wavuga ko bayakwibye wavuga ko wagiye agatakara gihe icy'ingenzi nuko amafaranga uyishyiraho nyagasani ariko muto umubyukuru ubwo buracyari gusakoza ariko ndasoje ariko subu ni ngombwa ngo tujye tugera rimwe ku kazi koko wagiye umbabarira basi ariko raki ntago ari ngombwa none se buragira ngo ngende mu muhanda umukobwa w'inkumi koko meze nka mayibo hanyuma se wabyutse ryari ariko yabize igihe natahiye kubera akazi kenshi natashe bwije njyama bwije muto ntabwo ujye ubura inzitwazo ndakumenyereye ariko noneho icyo ngira ngo nkubwire ubushize ntabwo uzi ko yabitonganiye n'umugabo ubu ngubu yagarutse ngo iki yagarutse noneho ndareba akakiryo kose ufite ko katashira ariko ntago ari akiryo nkora akazi nshinzwe kandi nkakora neza sinzi impamvu mbira ngo nawe hanyuma ubu habaye ryari supervisor karame ya mbwira rero akazi kameze gute mu gihe ntari mpari iminsi maze hanze ndibwira yuko akazi kagendana neza ariko nari ndimo ndeba raporo ahangaha ndabona nta raporo iheruka kugera hano muri mashini bose ahubwo nta n'ibyo ndabirinzanye kukubwira kugeza ubu ngubu akazi karahagaze tumaze ukwezi tudakora ngo tumaze ukwezi tudakora akazi baragahagaritse shit byose bishoboka gute ibyo bintu uri kumbwira uri muzima cyangwa warayisinze oya bose buriya ukwezi kose tumaze tudahembwa nabibwiye engineer ndamubwira ko ikibazo gihari abakozi baratangiye gukora imyigaragambyo ndavataho kugira bakore imyigaragambyo ndavatereka mbe bahagaritse ubundi boss naza ubundi tuzabisubiremo ubwira ikibazo ukuntu kimeze iriya nzu ziko byonyine nyirayo yampaye amezi ane yo kuyubaka kubera ko ari kuyubaka muri credit kagomba kuba yimukiyemo ku buryo credit azajya yishyura credit byibura ari mu nzu ye rwose ntabwo byumvikana gusa ibyo bishoboka yereka ntago bindeba wavuga ko wayariye wavuga ko bayakwibye wavuga ko wagiye agatakara gihe icy'ingenzi nuko amafaranga uyishyiraho ariko mabusha jya umenya ko aka kazi ariko kanongeye umuryango ibyo ndabizi nyine none se boss namara kunyirukana urabura nzashakishiriza he yereka nakubwiye ko ndi gukora igishoboka cyose ntakwirukane uremera ko bishoboka se basi byagorana boss ugire ukuntu ariko abari seriye yari hano hejuru yo kuba bafata amafaranga ya company mabusha jya ushyira mu gaciro narabikubwiye urambwira ngo ibyo ntabwo bindeba ntabwo byashoboka gufata amafaranga ukajya kuyakoresha mu bintu byawe ku buryo bihagarika ibikorwa bya company yereka nakubwiye yuko ngiye ibyo ngibyo ntabyitayeho we nakubwiye ko uri buyishyireho ibyo uri bumubwire ibyo muri buvugane ntabwo bindeba genda gutegetse nka nyokobusha none naragiye inzu nyuyu ku kwezi ukuri kwezi mwarahagaze urashaka kumbwira ko mu mezi abiri asigaye zaba yuzuye nanjye icyo kibazo narakigize ukubaza mu mezi abiri zaba yuzuye iki kibazo cyane ntabwo bishoboka bose ni ukuvuga ngo iyo ngiye akazi karapfa sibyo yaba wowe supervisor yaba engineer yaba deputy director mwese nta kintu mumaze ni ngombwa ngo mukore mbagaze hejuru ariko bose njye ndarengana sohoka mvira muri biro sohoka muri biro yanjye sohoka we nyine urabona mabusha nyine mabusha ndamukunda pe ku buryo mba numva nakora igishoboka cyose nkamwegukana cyangwa tukaryamana se mabusha yaba yarabonye ko mukunda akaba atangiye kubigenderaho akaba yangerekaho amakosa yakoze ubu se kuri inshuro ndakora iki ariko si ugutekereza nakubwiye ngo amafaranga agombaga guhemba abakozi nakoresheje shobuja nakubaza umubwire ko wayakoresheje ari wowe wamubwira ko wayahonze indaya wamubwira ko wayariye wamubwira ko bayakwibye
bayakwibye ibyo byose ntabwo mbyitayeho uranyumva neza kandi sinongere kubisubiramo. Ko se mabuja amafaranga ujya kuyakoresha uko twari twabivuganye. Ibyo ntabwo bindeba. Ikibazo cyo kukikuramo. Ngendagira ngo umbwize ukuri sibyo wabirapa wabikora muri rege washyira muri hano umbwira uburyo kampani ibikorwa byose bihagarara ngo nuko ntahari habuze amafaranga yo guhemba abakozi kampani yabuze amafaranga nyine boss ikibazo nahuye nacyo ikibazo kimeze gute ku buryo kigomba gukemuka uko mpageze nta WhatsApp yanjye wari ufite kuba nta rindi mu Rwanda bivuze ko utagomba kunyandikira nta n'isoni wowe nari nifite ariko nagerageje kuvuga ikibazo nahuye nacyo. Ikibazo kimeze gute ndashaka habaye iki? Nakubwiye ngo amafaranga agombaga guhemba abakozi nakoresheje. Shobuja nakubaza umubwire ko wayakoresheje ari wowe. Wamubwira ko yahonze indaya, wamubwira ko wayariye, wamubwira ko bayakwibye. Ibyo byose ntabwo mbyitayeho. Uranyumva neza kandi sinongera kubisubiramo. Ushaka mabuja inde ndi kukubaza wowe ubwawe engineer wa company. Turadufata ibiraka by'abantu tubijugunye wibereye muri business ngo mabuje ndi kukubaza habuze iki kugira ngo abakozi bahembwe ibikoresho bitabuze none bakomeze gukora. Urabona ikibazo nagize muri company yacu turasanga dufitemo umugambanyi. Ariko by'umugambanyi banze umbwire habuze iki na amafaranga yabuze niki biri kukubaza n'ibyo ukonsubiza. Nyine nagiye kureba mabuje ko byageze nagiye kureba mabuje mu rugo amafaranga ngo mpemba abakozi ari kuwa gatandatu nka saa 12. None amafaranga ugiye guhemba abakozi ndazamuka ngeze kuri wa muhanda umanuka ugera kuri tele niho baca kuri icyo gikapu cyari kirimo amafaranga yose n'ibintu byose byari birimo. Bigaragara ko muri kampani dushobora kuba dufite umugambanyi kuko ntabwo numva uburyo umuntu yashikuza igikapu atazi kirimo. Subiye kureba mabuja ngo anyongera andi mafaranga anyamaganira ko nawe nguraho mbera rero mbikubwira kurumva ko cyari kibazo gikomeye. Ariko abakozi no kumuteye mureba inyungu zanyu gusa. Abo bakozi bari bagiye guhembwa amafaranga ngahe wananiwe kujya kuri konti ngo uyakuye kuri konti yawe noneho wenda ngiye nzazira uzayareka aramenya gusubize ariko abantu bakomeje gukora. Ubu no kuvuga ko ubuze amafaranga rojya guhemba miliyoni 100. Wewe kubera ko akazi katarakawe wowe uhembwa ku kwezi uravuga amafaranga bayanyibye ikaparika akazi hasigaye ngenzaza boss mubwire abagambanyi mabuja nande biragiye ngo wabuze amafaranga guhemba abakozi. Ndagombaga no kubikora nayo uvuze iki imbere yanjye abikosora akazi karapfuye. Uriya muntu ajya kuduhereza kontrakt kwa Telecom yaduha amezi ane isuku maziki ngomba kubikosora boss warebe isura ufite igihagararo ufite byibura arazi ko cyanagurisha wese ugenda ukaganiriza n'abakozi ntabwo ibyo najya kubabwira n'abashyira mu maso agenda ariko boss ndikosora kuri mbabarira kwikosora bimariye ikizi ninkubabarira se ukwezi gushize tudakora ibikorwa biriyubaka imbabazi ushaka nizo gukemurira na case igihe tumaranye no iyo ufata amafaranga kuri konti yawe ukishyura abakozi bose ugomba kubikora kandi gikemura ikibazo. Niko abakozi babaye n'icyizere nakugiriraga bose ndabikosora kandi sinagufata nk'akaboko k'iburyo kandi asuko maziki nyangane umunsi ndabikora kuko ihanganira birakemura ikiza. Ibikorwa byagomba gukorwa mu kwezi duhagaze birikora. Genda banze utekereze kabiri sibyo uzumbwire ngo izo mbabazi uri gusaba zirekemura mu maso genda nyine wigire muri business zawe ngiye kubikosora bose kosora shit. Oh honey Sheri ko nkuzi neza iyo nsomye ko ari serivisi ushaka kunyura uwo umuntu azagukumbura agira gute nangiza ngo nawe ukaza wari umubwiye ni meza mugira amakuru mwese ko wakubwiye tubwire mu nzira yuza mu rugo
N'ifite ibintu byinshi kugira ngo umbwire Neva ari umwana umeruka naraguhaye igice none se ntabwo mba nkeneye gusa neza biga utari kuri gukoresha Neva ari umwana oya baby ngasa neza oya shiri wapi Neva ari umwana wabizi amafaranga okay naya ndabizi I know ndabizi ko nabyo bikeneye ariko nyine nanjye ngomba kwifasha azajya duhura ukavuga ati wow none se ni gute zajya nsa nabi ibiki n'ibiki ariko ntabwo usa nabi nyine ntabwo nsa nabi kuko cya gice cya wamaye cy'amafaranga nyine nayakoresheje oya ntuzongere gukoresha Minevare y'umwana n'ikindi oya biroke jya umana yo kugira nayo kwiyitaho iyo nkwamagaye umusore ku kitazi umva noneho muzajya uvuga rimwe wenda bizi buri munsi uba ushaka gukoresha inguzanyo oya sinkunda rero ariko mbiye okay noneho ni ubu reka tujye gukora Minevare ubuhinzi naho awukoresha biga byazanye maze nibi bigiye gusaza Shingiro zirahagaze irapfuye use gukoresha abakozi kuko umugore dukorana abona ibyo bimariye iki kangura amayinite muhamagare ngiye rwose nkeneye ikintu nawe ariko nsobanurire hamwe nka engineer naragiye ndakata barajyana ariko abanyarwanda Ano? Sheri biteze? Sawa. Uriye ko mvuye muri office ya nkakura? Nari cyo gatoya. Ngwino muri office ndagukeneye gatoya nshaka ko tuganira. Muri office yanyu? Yego. Sawa. Tebuka nta ibindi ndagukeneye byihutirwa. Sawa ndaje. Naje mwambuze nagiye gufata akayaga akazi kambanye kenshi pe akazi kakubanye kenshi yego mbwira rero uri gukora iki se murakora iki akazi kabaye kenshi mu biki ese ko mbona mwahindutse byagenze mubajije akazi kabaye kenshi ku buryo gufata n'akayaga kuko njye amakuru mfite ni uko akazi kose kahagaze ukwezi gushize muri ukwezi kumwe n'igice maze naragiye mwakoze mw'igice iminsi 15 indi yose murahagarara ni iki kimwe gukora mwakoze iki utangiye kureba hasi ako niko kazi wari gukora wo gushaka ukuntu ururembura amaso imbere yanjye nyine ngewe amafaranga kumfasha iki mbwira nk'uburyo nka deputy director unyungirije umugore nyiri company gukora umugore wanjye sibyo turimo turatonganira muri company abakozi baraza batuje mu ijisho uko byumva urabyiteguye urareba hanze mwana ndashaka kubaza ni gute abakozi batishyuwe kandi bino kuri balance ngasana amafaranga kontayo nyine ku bintu byagenze engineer Bosco njye namuhaye amafaranga ayashyire supervisor y'abakozi noneho nyuma aragaruka arambwira mbere yo kuyashyira supervisor yaciye ku kabari gufata icupa noneho ngashiduka igikapu cyakirimo amafaranga bakijyanye
nkumvira kumbwira ibintu bitumvikana ngiye mubwira ko amafaranga agomba kuyashaka agahereza supervisor agahemba abakozi. Niko kazi bari gukora se? Oya ariko hari n'ibindi ngomba nk'uko mubizi. Ese ubu nta n'akabizi. Suza kubireka mbere. Akushiri wa. Ntabwo ari byiza cyumenya ko turi ku muhanda. Ariko se ku muhanda ntabwo babuze abantu bakundana. Kabiri kangahe nkubwira ko genda kimwe. Ntabwo ari ugukina ariko se byibura wagiye wumva umubabaro ufite. Byibura ukagushyiraho. Niba mukunda se nikosa nakoze. Kabiri kangahe se nkubwira ko genda gukunda. Simbona mbikubwira. Basi reke kunkunda ariko byibura unyibahire yuko mukunda. Ariko se Jumenya uri yubahisha hano turi ku muhanda. bose ko ngenda ndagukunda ubyumve ko ngukunda ariko bose ubu koko nawe ungana gutya ntabwo wari wakunda umuntu utagukunda ngo wumve ukuntu bivuna ntabwo birakubaho. Subiza niwe mbwira ngenda gukunda. Uko dukora muri company mwe bivuze ko tumenyera yego ukora muri company ariko ugiruka kugenda engineer kuba rero uba kwa boss ntabwo biba uburenganzira bwo kuba waza kumenyera aho ubonye hose. Ariko ndagukunda. Yes turankunda ariko ntabwo ubyemera. Ntabwo mbyemera. Yes. Ariko gukunda kuko ukunda abantu. No, je nkunda bankunda. Abagukunda nese je singukunda kuko utankunda nyine. Ubundi Mutoni kuba abana na mabuja shobora kuba nawe utuma mabuja ntabasha kumutsindira mu gihe je mba numva boss mbonye n'ikimugubanya basi ewana mukubita nka za nyundo abakozi baba bafite kayitarangira byibuza nkabona ko tsindira mabuja karana ko kaba kaza kanyeshanutsa iri byago n'imbwa zirankwanira koko hasi ubundi ko kumutona bashiritse ubwoba kaza kundeba kabimbwira kaburyo hora bimbwira ubundi ubugenshi z'ubwo nkagenda nkabwira mabuja ko mukunda yahita nyirukana. Mutona babimbe kuko aziko n'ubundi je ntacyo namutwara uretse kumva ko ntamukunda akajya mabuja mbwasha ko yanyirukana ariko bitinde birorera zabimubwira. Ariko ndabizi neza umuntu mbangamira ni Lucky. Ariko siko nkubwira ngo ndagukunda warangiza ntubyumve. Uriya Lucky iyo ubimubwiye we ntabukatira akaba ariyo mpamvu. Erega ndabizi uramukunda n'indoro mureba ndabibona ariko wamuretse ko afite umugabo wiwe tukikundanira. Erega wa muhungu we nta mukene uryirote ushaka wamureka ukankunda. Ubwo niko kazi wakoraga? Oya hari n'izindi nshingano mfite ntabwo ariko konyine. Nta nubwo nitaye ko muri gusobanya kuko nawe twavuganye urikanga iki kuki utafashe amafaranga ngo wongere utora amafaranga umuheze igihe cyangwa ugende wishyura abakozi akazi gasigara gakora worapingana n'abakozi kampani kari iyawe kari yanjye njye nawe bari ko bahembwa ugumaze iki wakoze iki ariko sheri ari amafaranga ni menshi pe ku buryo ntari kugenda ngo mfata andi ya kabiri kandi andi ubuse tubwirwe n'iki nimba none miliyoni zirindwi nimba zahagaritse akazi ukwezi kose kandi dufite kontara yo kwiranza ugomba kuba yose mu mezi ane nyirakaye kwibuka muri credit wakemuye iki nose ko kubanza ugomba miliyoni zirindwi ntazize n'akazigaragara hanyuma uribwira kuzishyuza uzagenda ubwire nyir'inzu ngo umuntu umukozi barageze bifite rushike umukozi bamubye amafaranga ngo miliyoni zirindwi nayo mpagarira nibyo ushaka kumbwira mu mutwe wawe? Ntabwo ari ibyo ngibyo. Ndakubaza kuki utagiye kubikuza amafaranga ngo ushyire abakozi vana uko urya ngaho turimo turumvikana habaye iki byagenze gute kutansubiza wabuze iki konti ntabwo ufite access yo kubikuza? Nyine ntacyo nabuze ariko nabwo nabwiki naranabarindiriye nyine dufata icyemezo ku bwa engineer. Reka mfata umwanzuro turimo turumvikana ndabumva nizeye ko umwanzuro ngiye gufata ntabwo ari ukuguhohotera ngo mfashe umwanzuro njyenyine kutangira kuzamura ibitsike si no kugutegeka si no kugusaba ariko sinshaka no kuza kubisubiramo
ndashaka gukora kuri kesi yose yerekanye n'amafaranga. Kesi yose yerekanye n'amafaranga sinshaka kongera kuyikoraho. Ndashaka ko ushaka ushinzwe icungamutungo hano, turimo turumvikana, kandi ukaba ari wo mushaka. Turimo turumvikana. Nyine ndabyumva. Yego cyangwa ariko icyo cyemezo mufashe ntabwo. Yego. Guys. Ushaka gutuma ntekereza cyane. Ibyo ntabwo ari byo ngambye. Genda ushaka umukozi turi bushinge gucunga amafaranga. Ntabwo uzaba secretary, ngo ube deputy, ube financial, ubiki, akubundi bo wikeka ibyo. Burundu wivunira ibiki. Genda umushake kandi ikindi. Nujya no kumushyira kuri konti, umushyireho nge nawe turi babiri. Ibyo mvuze ni iki, genda umuzane kwanza. Vama sitomo. Simwagabanije umushinga. Nimba mpombya, nimba nafatanye inzu bakamereza miliyoni 70 kuyubaka. Ndahomba ubwo no kubahombya ko. Bikubwiye iki se? Yabigira ikintu bikubwira ubu waragize. Warishyuye amafaranga akazi kagakomeza. Nafatanye inzu miliyoni 70 none habuze kimwe cya 10 akazi kagahagarika. Buri ufite ubwenge haguruka ujye gushaka umuntu ushinzwe financial. Ndaza kucekinga impamvu wowe na engineer mutari guhuza. Kuko ibyo yambwiye n'ibyo umbwiye ntawe bihuriye. Haguruka vuba. Amasaha ngaho bibe byarangiye si kandi tubigiye impaka. Mu masaha make cyane abe yabonetse kandi tubigiye impaka. Ibyo mbwira ngo batwaye miliyoni 7 ariko umugore n'umukozi bamutandukanya. Umugore kuko niba ari gukunda amafaranga, niba ari gushaka ngo bahe ibyubahira abagabo ngo babanze bababwire ntawamenye. Ikiraka cya miliyoni 70 nawe ubwe yarazi ngo batwaye miliyoni 7 ngigikuba kiracitse ntabwo ndi gukore. Ariko ubundi kuki ibyo Bosco yabwiye umugore n'ubyo Bosco yanyibwiye kuki bidahuye?